Turakuramukije wowe tubana hano ku isengesho ribohora official. Imana amahoro guha umugisha, tuguhaye ikaze wowe umusangwa wakoze subscribe cyangwa abone. Uwiteka aguhire kandi aguhe iby'agaciro uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Nawe tuguhaye karibu uje ari ubwa mbere ku isengesho ribohora. Mana nawe kugirire neza, uze kugenda nawe udakoze sabone cyangwa se subscribe, ndetse n'abakoze subscribe turabasaba gukora share. Imana namwe rero ibagire neza. Tuje kuganira no gusenga, nta kindi tugiye kuganira kitari ijambo riza kuri twe, ijambo ry'Imana n'ubuzima. Handitse ngo yohereza ijambo ngo ikabakiza indwara kandi rikabarinda kwinjira mu mva zabo, niko ijambo rivuga. Nuvuga ngo rero ni Imana ikorera mu ijambo, ica mu ijambo, igahagarika ibyo igomba guhagarika, ndetse ikarema ibyo igomba kurema ikoresheje ijambo ryayo. Iyi si tubona yaremwe n'ijambo, ibyo tubona byose biboneka byaremwe n'ijambo, yabikuraga mu bitaboneka ikabizana mu biboneka ikoresheje ijambo. Tuje rero kuganira ijambo ry'Imana. Yesu Kristo turakuraritse amasaha nk'aya, ngwino ubane natwe, ohereza umwuka w'ijambo, umwuka uduhugura, umwuka utujijura, umwuka uduhumura. Imana iduhumura tugahumuka. Ndasaba kugira ngo amasaha nk'aya mwami Yesu Kristo mpabwe guhumuka mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wanjye uhabwe guhumuka, amaso y'umwuka gahabwe guhumuka katika jina la Yesu Kristo. Akanwa gahabwe kuvuga ibikomeye bituruka ku Uwiteka Yesu. Reka akanwa kanjye gahabwe kuvuga ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amaso yanjye ahabwe kubona iby'amaso y'umubiri atabona, ibyo abo mu isi batabona, iby'igihe turimo abo mu isi batabona, njye kubibona mu izina rya Yesu, kugira ngo turusheho kwitegura no kuba maso. Urakoze mwuka wera. Ngaho rero korera muri njye mwuka wera nk'uko usanzwe ukoresha. Koresha ururimi rwanjye, koresha ijwi ryanjye, koresha njyewe mfashwe mu izina rya Yesu Kristo, mfashijwe n'umwuka wera, nubatswe n'umwuka wera. Sengeye buri muntu wese uje hano mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima uri kunyumva, amatwi y'umwuka abashe gufunguka. Kora ku matwi yiwe yumve mu izina rya Yesu Kristo. Kora ku maso yabashe guheza mu izina rya Yesu Kristo. Kora kuri uyu mutima nawe uhumuke mu izina rya Yesu Kristo. Kora kuri buri muntu wese uje hano, mwami w'abami witeka, kugira ngo abashe kumva icyo uvugana n'ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, kugira ngo abashe kumva icyo umwigisha. Urakoze Uwiteka ko uri Imana muri twe. Ngaho karibu uhereye igihe dutangire n'igihe dusoreje, ari wowe utuyobora muri byose mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen, amen, amen. Imana rero iguha umugisha wahisemo kubana natwe. Uyu munsi tuje kuganira ku ijambo ugiye kumva. Ahangaha ni ngombwa kuzajya uhumva rimwe na rimwe ibyo utumva cyangwa se ibyo utaruzi, kuko dufite umwuka w'Imana uduhishurira ibihishwe kandi utwigisha ibibaho n'ibizabaho. Yesu yaravuze ngo umwuka naza azababwira ibyanjye, azenda ku byanjye abibabwire, ndetse azababwira n'ibizabaho n'ibizaza ndetse n'ibibaho. Umwuka wera ajya twibwira n'ibituriho, kuko umwuka wera ni Maneko, aratunekera akareba ibiri impande zacu, akareba ibiri mu mibiri yacu, akatubwira, akatwigisha, akareba iby'igihe kizaza akatubwira. Rero nk'uko musanzwe mubizi, mu bihugu bikomeye
kugira ngo bigire ubwirinzi, bigire n'umutekano uhagije. Icya mbere, igihugu cyose gishaka umutekano, mbere y'ibindi byose gishora amafaranga mu butasi, kigashora amafaranga menshi mu butasi kugira ngo kibashe gucunga umutekano wacyo. Natwe nuko mu mwuka, iyo ushaka gucunga umutekano, kurinda ubuzima bwawe kugira ngo bugire sécurité, nuko usabwa kugira ubumenyi buhagije ku by'umwuka, kwimenya ubwawe, kumenya ibyo urwana nabyo, n'uburyo byakurwanyamo. Noneho ugafata ingamba zo gusenga. Mu gihe usenga, ugasenga Imana uyizi, wakwirukana ukirukana icyo uzi, kuko mubizi yuko ijambo rivuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera, nuko tuzirukana abadayimoni. Ntabwo wakwirukana abadayimoni utabazi rero, ntabwo wakwirukana imyuka mibi utayizi. So ni ngombwa rero gushora imbaraga, cyane cyane ushaka gutekana mu buzima bwa hano mu buryo bw'umwuka. Ni ngombwa gushora imbaraga zawe mu kumenya iby'umwuka no mu kubisobanukirwa cyane. Tumaze iminsi rero twiga ijambo ry'Imana, aho twahoze tureba uburyo mu isi y'umwuka mbere y'uko bagufata bagushakaho ibirego. Kabiri, ejo twavuze ko noneho nyuma y'ibirego bashyiraho ibihano. Noneho ukaza ugasanga ukaba waba uri mu bibazo ariko bituruka mu bihano by'abarozi baguhana cyangwa abakozi ba Satani baguhannye. Dufata n'umwanya w'isengesho ryo kwikuraho ibihano, tubona mu ijambo ry'Imana aho ibyanditswe byera bitubwira ko ubwe yikoreye ibicumuro byacu, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyashyizwe kuri twe, cyari kuri we. Tubona rero ko nta mpamvu yo kwemera ibihano by'abadayimoni. Tugomba gutsinda cyangwa gusenya ibihano twashyirwaho n'imbaraga z'abarozi n'abakonikoni na Satani, biciye muri icyo cyanditswe tubona muri Yesaya igice cya 53. Tubona yuko nta mpamvu yo kwibonaho ibihano cyangwa yo kwemera ibihano. Iyo tuvuga ibihano, twavuze ko ari ibibazo ushobora gushyirwaho n'imbaraga z'abarozi, ariko abarozi bo mu isi yabo bari kuguhana. Mujya mubibona mwebwe abakurikirana imbuga nkoranyambaga, aho umurozi cyangwa umupfumu ashobora kuvuga ko agiye guhana umuntu, mu kumuhana ugasanga nyine nta kindi amuteje ikibazo. Buriya nta kindi abakoze keretse guhamagara umudayimoni akamwinjiramo. Igihe rero dayimoni kwinjiyemo, umwuka mubi kwinjiyemo, kwinjira mu mubiri wawe, ukubuza amahoro nyine, kubuza umutekano. Ibihano rero by'abarozi nibyo nyine, ni uguteza amakirize, ni uguteza ubukene n'ibindi. Muri Yesaya rero 53 twabonye yuko niho tugomba gutsindira imbaraga z'ibihano byose tuba twashyizweho n'abana b'iki b'umwijima, kuko ijambo rivuga yuko Satani tumutsindisha ijambo ry'Imana, ndetse tukamutsindisha amaraso Yesu Kristo n'ijambo ryo guhamya kwacu. Niko Bibiliya itubwira. Ngo ni ukuri intimba zanjye nizo yishyizeho. Twabonye rero yuko igihe cyose umwanzi cyangwa se umurozi yagushyizeho, yashatse kugukubitisha intimba, ugomba kwatura ko intimba zawe Yesu yazigize gute, yazishyizeho. Shaka kugukubitisha imibabaro, ukatura ko imibabaro yawe Yesu yayikoreye. Yashaka kugucumita icumu rya kirozi, ukamubwira yuko Yesu yacumitiwe wowe, ndetse ahitamishwa n'imibabaro yawe. Ubwo ni muri Yesaya 53:4.
yashaka kubohesha ibyaha, kuko hari ukuntu umurozi ashobora kubohesha za kamere, kandi murabizi kamere nyinshi nizo zisenye ingo, nizo zitandukanya abantu n'abandi, byose bicishwa muri kamere. Uriya kamere ni umwuka ni umwuka winjira mu muntu. Uburakari ni umwuka uzamuna akaba wakwinjiramo ukakubaho, ukakuzirika neza, ugasanga umuntu aboshywe n'uburakari cyangwa amahane cyangwa umujinya cyangwa amatiku. Ariko ibyo nabyo abarozi barabiteza, babikubohesha. Noneho sasa kikaba ari igihano cyo kugira ngo biciye mu mujinya wawe bazagusenyera urugo, cyangwa se mu gasuzuguro ugira bazagutandukanye n'abantu b'ingenzi. Bafite uburyo bakoramo. Satani ni umuhanga mu gukora kwe imirimo y'ubugizi bwa nabi, cyangwa se imirimo yo kwica umuntu cyangwa kubuza umuntu amahoro. Rero iri jambo urifate Yesaya 5:3 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5, uwufate cyane, niwo uzajya ukubitiramo cyangwa uzajya wangamo uwo usenyamo ibihano byose Satani yagushyiraho. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri iri jambo. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga mu isi y'umwuka, uburyo ushobora gukurikirana ukagenzwa, ugashyirwaho umwuka w'ingenza. Umwuka w'ingenza aho ugiye hose ukagukurikirana. Uwo mwuka w'ingenza bahawe kondisiyo kugira ngo ugufate. Umwuka w'ingenza, tugiye kuvuga ku mwuka w'ingenza, buryo bashobora kugushyiraho umwuka umeze nka maneko, ukuneka. Maneko mu isi y'umwuka, reka mbivuge mu yandi magambo, umwuka ukuneka igihe cyose ugasanga ukuriho, urimo uragushakisha, waguteze. Mu mwuka hari uburyo bubiri. Hari uburyo bwo kuba umwuka bawohereza, waba uri mu mubiri wawe. Twarabibonye, narabyigishije bihagije uburyo umwuka ushobora kurwanya wowe muntu, ariko umwuka uri mu mubiri wawe, ugenda mu mubiri wawe. Hakaba n'ubundi buryo bashobora kukurwanya, umwuka utari mu mubiri wawe, ariko umwuka igihe cyose ukabana nawo mu nzu wawe. Ukabana nawo mu nzu wawe, cyane cyane ukazajya wipresenta mu binyenzi, ukazajya wipresenta ukihishura muri Maria Jose cyangwa mu tundi dusimba gutyo. Wowe ukibwira ngo ni ibisanzwe, ariko ari umwuka w'umurozi ukugenza, bakureberera muri iyo nyenzi. Iyo nyenzi wajya uyibona wowe ukagira ngo ni inyenzi isanzwe, ariko atari inyenzi. Ari inyenzi murozi, ari inyenzi muntu, ari inyenzi y'umudayimoni, cyangwa se imbeba, cyangwa se injangwe. Ukazajya ubona injangwe ukagira ngo ni injangwe isanzwe, ariko ari umwuka ukugenza, ukuneka, ugukurikirana muri iyo njangwe. Ndatura ngo iyo myuka yagukurikirane mu izina rya Yesu Kristo. So umwuka bashobora kukugenza no kukurwanya, noneho batari muri ibyo byose tuvuze, batari mu bisiga, batari mu nyoni. Umwuka noneho ukakugenza uri mu muntu. Umuntu, hari umuntu mubana, hari umuntu bugendana, ariko muri uwo muntu harimo idayimoni ikuneka, igukurikirana, bakakureberera muri uwo muntu mubana cyangwa mugendana, bakuneka. Isi y'umwijima ikuneka, igukurikirana. Ariko ibyo bikorerwa umuntu ufite inyenyeri ikomeye. Ibyo bikorerwa umuntu wamanuwe mu isi afite destine ndende cyane, ahetse imigisha y'Imana. Ubikorerwa umuntu ufite umugisha mwinshi, ufite inyenyeri ikomeye, uwo babona ko azaba umuntu ukomeye, kugira ngo babone uko bamunaniza, bamugabeho ibitero bikomeye, bamushyiraho ingenza, bamushyiraho za maneko mu isi y'umwuka. Noneho rero reka dusome ijambo ry'Imana, kugira ngo utagira ngo turi kwivugira ibyacu gutyo, biyo tupfa kuvuga gutyo gusa, biyo tuvuga tubikomora mu ijambo ry'Imana. Reka dusome rero ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana tubyumve neza, kugira ngo usobanukirwe ibyo turi kuvuga hano, ko tutavuga ibyacu bwite.
hanyuma nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana turasoma ibyanditswe bibiri, nta nubwo dusoma byinshi, hanyuma turafata umwanya wo gusenga dusoze ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Imana ikugirire neza, nagusengeye amatwi yawe kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa. Luka igice cya 6 n'umurongo wa 7 turaza gusoma no muri Yosuwa igice cya 2. Luka igice cya 6 umurongo wa 7 handitse ngo abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato babone uko bamurega. Hano ijambo riratubwiye ngo abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu, nuvuga ngo Yesu Kristo ubwe yari afite abamugenza bamukurikirana, ariko kuko yari umuhanga byose yabaga bize. Aba bagendanaga na Yesu, bakurikiranaga Yesu, abababonaga batabizi babaga bazi yuko ahari bari mu bantu banejejwe no kuba ari aho bari, aho ari. Ababonaga bano bafarisayo batarabazi, bibwiraga ko kuba bari aho ngaho nabo bazanywe no kumva ijambo ry'Imana, nabo bashimishijwe no kuba bari aho Yesu ari. Ariko siko byari bimeze. Ntabwo bari bishimiye kubaho Yesu ari. Mu rundi ruhande bari bishimiye kubona aho Yesu ari bitewe n'intego babaga bamufiteho, kuko intego bari bamufiteho nizo kumugenza kugira ngo barebe ko bamubonaho ikirego. Mu yandi magambo, nawe mu bugendana nabo, attention, mu buganira nabo no mu bana nabo, gira kureba kure. Hari abo wagendana nabo ari ingenza mu buzima bwawe, bagushakaho amakuru runaka. Ni wowe ugomba kuba maso mu bugendana nabo. Uyu Yesu yari afite ingenza. Niba Yesu yari afite ingenza, wowe uribwira ko mu isi y'umwuka nta ngenza zihari? Ndagusengera kugira ngo abakugenza Uwiteka abateze ubuhumyi mu izina rya Yesu. Abakugenza Uwiteka abateze ubuhumyi, abandi mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka baca amaguru n'ibirenge ntibakongere kukubona ukundi. Mu isi ya kirozi rero ushobora kugenzwa cyane ndetse batari kumwe nawe, ndetse na bya bindi twahoze tuvuga nta na kimwe kiri kumwe nawe, noneho ubwo bakurebera muri miruwari. Mu isi y'abadayimoni bafite za miruwari, cyangwa se reka mbivuge mu isi yateye imbere kano kanya. Mu isi y'umwijima bagira za radari zishobora kugukurikirana zikakwitegereza aho uri kujya hose. Aho uri kujya hose bakaba bakugenza, kandi bakakugenza batari muri bya bindi twahoze tuvuga, ahubwo bakureberera muri za miruwari cyane. Ndagusengera kugira ngo miruwari zose abaruzi bakureberamo, ndagusengera kugira ngo radari zagukurikirana aho ujya hose. Imbaraga z'Imana zijijanjagure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka yohereze kuba akubite ashwanyuze muri radari yose yagukurikiranaga mu izina rya Yesu. Ntibakamenya amakuru yawe, ntibakamenya aho uva n'aho ungana. N'umuntu wese waje mu buzima bwawe ari intumwa imeze ityo mu isi y'abadayimoni, mu isi y'imyuka mibi, akaba kwishushanyaho useka nawe ugira ngo ni mugenzi wawe, uganira nawe ugira ngo ni mugenzi wawe. Nyamara yaratumwe kukwiba inyenyeri, yaratumwe kuyitwikira cyangwa kuyifata akayijyana. Rimwe na rimwe ibyo bikorerwa abantu. Nongere mbisubiremo, bafite inyenyeri zikomeye. Ushobora guseka n'umuntu ariko yaratumwe gutwara inyenyeri yawe.
aricyo kintu ashaka. Yarabonye ufite inyenyeri irabagirana, yarabonye ufite inyenyeri izakugeza ahantu hakomeye. So buri muntu wese ukugenza, umuntu ashobora guturuka ikantarange yaratumwe kugenza inyenyeri yawe. Uri umukobwa akaza, abana b'abakobwa mugomba kuba maso, cyangwa igitsina gore, yego n'igitsina gabo, twese tugomba kuba maso. Twese umuntu ashobora kuza iwawe agakwereka urukundo rwo gushaka kuryamana nawe, cyangwa se akaba yaguha n'amafaranga ngo muryamane, uri umukobwa cyangwa uri umuhungu cyangwa umugabo, ariko atari igitsina cyawe akeneye inyenyeri yawe mu kuryamana nawe, inyenyeri yawe akayitwara. Ndagusengera kugira ngo inyenyeri yawe igaruke, yaba waratwawe n'izo ngenza, kwa jina la Yesu. Tuvuye aho ngaho rero, twasobanuraga ko bashaka gukurikirana bakurebera muri za radari za kure cyane bw'isi y'umwuka. Bakaba bari ku bicaniro byabo, wowe ukaba waba uri ko muri Amerika, ariko umuntu uri ku gicaniro cye mu Rwanda hano arimo urakureba. Ukaba waba uri i Burayi, umuntu uri hano mu Rwanda arimo arakureba. Ukaba waba uri muri Kigali, umuntu mu cyaro mu isi ya kirozi akureba, gukurikirana. Cyane cyane ibyo uzabimenyeshwa nuko umuntu uba ufite za radari zimugenza. Ni ukuvuga ngo ntacyo akora ngo kimugendekere neza, buri kimwe cyose araferinga. Niyo wagambiriye mu mugambi wawe nta muntu wamenyesheje ibyo utekereza n'ibyo ugambirira, uragenda fendefu ugasanga havutse akabazo, kandi ibintu byari ibanga. Ujye umenya ngo mu mwuka hari abagukontorora, hari abagukurikirana, hari ingenza zikugenza ziba ziteje ibyo bibazo. Ndagusengera kugira ngo izo ngenza zipfe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Twihuse rero muri Luka, muri Yosuwa igice cya 2, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Ndumva ndashaka gutinda. Yosuwa igice cya 2, kuva ku murongo, reka dusome amagambo makeya gutyo, ibindi mwese nimushaka iki gice cya 2 muzakisomere cyose. Ngo duhere ku murongo wa 15. Yosuwa igice cya 2 murongo wa 15 handitse ngo, arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumareyo iminsi 3, mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyo ndahiro turahije, nta mugayo uzatubaho. Hano muri Yosuwa igice cya 2 kuva ku murongo wa 1, ubundi muze kusoma neza, cyangwa se ku basanzwe basoma Bibiliya ayo makuru murayazi. Yosuwa yohereje abatasi 2 i Yeriko kujya gutata i Yeriko. Abatasi 2 bageze i Yeriko, urumva bari abantu bari bagiye mu gihugu batazi, bigira inama yo kujya ku mugore w'indaya witwaga Rahabu. Abo batasi baragenda bajya kuri iyo ndaya yitwa Rahabu. Bari abagabo 2 bari batumwe gutata i Yeriko. Yosuwa yabahaye misiyo yo kuvuga ngo mugende mutate i Yeriko, murebe mumenye uko umujyi uteye, uko uhagaze n'abantu baho uko bameze, utuzanira amakuru. Abatasi baragenda rero bigira ku ndaya. Urabizi ko indaya iba yakira abagabo benshi. Noneho ariko iyo ndaya iza kubavumbura n'umwami wo muri icyo gihugu, cyangwa ubuyobozi bwo muri uwo mujyi wa Yeriko,
buza kumenya ko hari abatasi baje kuri uwo mugore, kuri iyo ndaya. Umwami yohereza abo gufata abo batasi, abohereje. Ariko umugore yandaye ihita ibabwira ati ngo abagabo ingabo zaje zije gufata abatasi, zaje zibwira yandaye, zirayibwira ngo sohora abo bagabo bari iwawe baduhe, tubafate kuko ari abantu babi baje gutata igihugu cyacu, basohora baduhe. Ngo wa mudamu yandaya irababwira ati nta bagabo bari hano, icyo akora kuko baje bigeze bahagera, bahashe. Bamaze kuza barikomereza, ntabwo bahatinze, bakomeje nimo cyangwa hamwe ruka mubakurikire ahari mwabafata. Noneho amaze kubabwira gutyo, ngo afata ba bagabo abajyana hejuru mu cyumba hejuru y'inzu, abarenzaho imigwegwe, arabahisha. Amaze kubahisha, noneho ngo arebye haciyemo umwanya, nibwo ngo yagiye ahabwa ati rero muri uyu murongo wa 16 dusomye ngo nuko arabwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, kuko urumva iyo baramuka basohotse bagasubira muri nzira bavuyemo, bari gukubitana na babandi babagenza babashaka. Icyo yababwira ati nimugende mu misozi mumareyo 3 cyangwa se mumareyo iminsi mushaka, kugira ngo mudahura n'abagira gute n'ababagenza, ngo mwihishe kugeza aho abagenza bazahindukirira nyuma muzigendere. Sinzi niba ari cyo wumvise. Ahangaha ubonye yuko mwisi y'umwuka ubuhigwa, mwisi y'umwuka ubushakishwa, haba ari za Maneko, hariho abakugenza benshi. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse, nako umwanditsi wa Zaburi yasenze, arasenga aravuga ngo abagenza ubugingo bwanjye babushake babubure mu izina rya Yesu. Abagenza ubugingo bwawe, abagenza umuhamagaro wawe, abagenza amahirwe yawe, abagenza akazi kawe, abagenza promotion yawe, abagenza mariage yawe, bagushake bakubure mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo bagushake bakubure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abangenza batezwe ubuhumyi basubizwe inyuma, marayika w'iteka abagenza birukane mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aravuga ati ababagenza ahari mu mare y'iminsi 3 mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, abakugenza nawe bakubure. Aba bashakishaga zino ntasuko ari ebyiri, barazishatse barazibura. Uwiteka nawe aguhishe mu izina rya Yesu Kristo, aguhishe ababisha bawe ntibakubone mu izina rya Yesu Kristo, aguhishe abakugenza ntibakubone, ahishe promotion yawe ntiboneke mu maboko y'abanzi bawe, ahishe ejo hawe abagome ntibahabone mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aguhishe, isumba byose guhishe abakugenza mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ndinda, reka dufata umwanya wo gusenga. Uwiteka aguhisha abakugenzaga bose. Data mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, tubonye uburyo indaya yahishe abatasi babiri, ibahisha ababagenzaga mu mbaraga z'umwuka wera. Kandi nawe Yesu Kristo tubonye yuko wari ufite ingenza, abafarisayo bakugenje n'abanditsi. Turasenze kugira ngo rero mu mwuka abatugenza bose baturebera muri miruwari zabo, izo miruwari turazimena mu izina rya Yesu Kristo. Izo radari turazisenya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri radari yarindiho kwa jina la Yesu inkurikirana, indebuzwa,
ikurikirana umunsi wanjye wose ndayisenya kwa jina la Yesu. Ndasenya buri radari yose kwa jina la Yesu ikurikirana ubuzima bwanjye, y'abarozi, y'abakonikoni, y'imbaraga z'ikuzimu, senyuka mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndafata mbere umwuka watumwe kungenza, ndawuboha ndawuhambira mu izina rya Yesu Kristo w'agapfukazuka. Umwuka muntu wangenza, dayimoni zikagenza ziri mu muntu, uwo nagendana nawe, abo twasengana nabo, abo twabana nabo, ariko satani abangenzuriramo arigenza kwa jina la Yesu. Babizi ndatura ngo marayika w'iteka ahure nabo, ahangane nabo abarwanyi kwa jina la Yesu isumba amazina yose, kwa jina la Yesu isumba amazina yose. Mwuka wanyumviriza kwa jina la Yesu nawuboha, kwa jina la Yesu nawuhambira. Ndavuga umwuka w'ikuzimu, ndavuga umwuka ukura umukoka kuri satani, ndavuga umwuka watumwe woherejwe kurwanya mu buzima bwa buri munsi genza ibikorwa byanjye, ndakuvuma mwuka we sobira ikuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Ngo teje ububyo butazongera kubona ukundi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umunsi wose ndatura urukingo, ndatura ko mpindutse ibirimi by'umuriro, sinkiri wa wundi mwabonaga kwa jina la Yesu. Buri radari zose zankurikiranaga, buri ngenza zose ndazikubita hasi, ndaziboha mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi umwuka ukugenza wowe kwa jina la Yesu. Vuga uti mwami Yesu Kristo, buri mbaraga yangenzuraga, buri mbaraga yankurikiranaga, buri radari yose nabonerwagamo, na buri nerwamo nareberwagamo, ndayizisenya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri wese watumwe mu buzima bwanjye agatumwa arigenza, ingenzi uko bukeye uko bwije, mu bo twaba dukorana, mu bo twaba tugendana, mu bo twaba dusangira, mu bavandimwe, mu bantu banjye babugufi, ndatura ngo uwo muntu ntakambona ukundi kwa jina la Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, bagenza ubugingo bwanjye, bashaka imibereho yanjye, bashake bambure mu izina rya Yesu Kristo, bashaka inkeri yanjye, bashake bambure mu izina rya Yesu Kristo. Nihishe muri Yesu Kristo, nihishe mu mwami w'abami, uwo niwe nahungiyemo katika jina ni igihome kinkingira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo kuri igihome kidukingira, turinda buri munsi mwami, niwe igihome kidukingira. Urakoze mukwiza n'umucunguzi. Reka duhagarare muri iryo jambo, dusome iryo jambo hanyuma turisengeremo, kuko Yesu Kristo ari we gihome cyacu. Yesu Kristo niwe gihome cyacu, niwe buhungiro bwacu. N'umuririmbyi araririmba ngo ayigitare cy'Imana reka nguhungireho. Yesu niwe buhungiro bwanjye, niwe buhungiro bwawe. Yesu niwe buhungiro bwacu, niwe gihome kidukingira ingenza zose zitugenza zo petese kiriya horiya. Reka dusomere ijambo hanyuma turisengeremo. Zaburi 28 n'umurongo waho w'umunani handitse ngo Uwiteka n'imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Urumva ko ijambo rivuze ngo Uwiteka n'imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Reka dusengere muri iri jambo. Data mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana isumba byose, uri imbaraga yanjye kandi uri igihome cyanjye, mpungiraho ngakira kwa jina la Yesu. Nkakira abangenza, nkakira abankurikirana, nkakira abanshakisha hasi no hejuru kwa jina la Yesu. Nongeye kwatura rero kwa bangenzaga batakimbonye ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, abagenzaga bose bakakurikirana, abadafite umubiri n'amaraso, abatagaragarira amaso yanjye, n'ab'ubwenge bwanjye butari buzi, mu izina rya Yesu Kristo natuye yuko Kristo Yesu ari igihome kinkingira, mpungiraho ngakira. Ndakize mu izina rya Yesu Kristo, ndakize mu izina rya Yesu Kristo, ndakize mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka ari we gitare cyanjye
cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira. Nuko kubw'izina ryawe Uwiteka ujye ujya imbere, uyobora ibikorwa byanjye, uyobora ubuzima bwanjye, uyobora imibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka niwe gitare cyanjye, niwe gihome cyanjye kinkingira. Nuko kubw'izina rya Uwiteka ujye imbere y'ubuzima bwanjye, unyobore, uncishe ukubiri n'abagenza ubugingo bwanjye, uncishe ukubiri n'abashakisha imibereho yanjye, n'abashakisha inyenyeri yanjye. Watinareza abashakishaga inyenyeri yanjye bayibure mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye babure katika jina la Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu umunsi wose w'amasaha 24 babure mu izina rya Yesu Kristo. Imyaka yo kubaho kwanjye kose babure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze.